Haleluya. Nitwa Gihozo Patrick. Ndi wa mwana wahanuraga ndi mu mugongo. Yarasezeranyije isi n'ijuru biratsinda. Nabi ayogera ati Umuhanuzi aravuga ngo n'abantu b'Abayuda amanyi ga Katonda nabonye abantu bose buzuye imbaraga z'Imana ngabagenda baburiye Injili y'emirembe yonna bagenda bavuga ubutumwa bwiza bw'ibihe byose. Ekitangara n'ekibunoona igitangara cyuzura isi yose. Haleluya. Haleluya. Abantu ba Katonda baweebwa n'ennyini bushobozi guno omulimo ogw'eddoboozi ly'omwanguka. Abantu b'Imana bahabwa imbaraga n'ubushobozi muri iki gihe. Njagala kungoberera Ushaka kumurikira yeekyewe nabanze yiyange yeetike yikorere omusaraba gwe umusaraba wanjye angoberere abone kumurikira. temutya Nimutinye oyo uwo nguwo abeererewo ddala aba hari buri gihe. ajja kweranga ye mugaba Bazitangaza kubera ko ari utanga byose w'eryato w'ubwato ate ng'ajja kulituusa kandi azarigeza ku lubalama lw'ennyanja. Mwana w'omuntu niba uri umukandida w'ejuru igihe n'iki. Haleluya. kubamo uri waguru ekiseera kye kino. Katusabe Kadusenge abeererawo emirembe gyonna tukimanye nti oli wano beera mu mitima gyaffe tetukusibira wano mu nnimiro wabula tutambule nagwe gye tulaga mu maka gaffe mu nju mu mutima gye tutambula wona obeere naffe obeerawo totya tetutya naffe tetwatidde naffe tubeereddewo beera naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndavuga n'inyamuneka Nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana. Uwiteka arambwira ati wivuga ute ndi umwana kuko abo nzagutuma bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavugana. Ntuzabatinya kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka yeraga arambura ukuboko kwe ankora ku munwa arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Haleluya. Atanga itoto ritembaho amavuta y'imbaraga z'umwuka Haleluya. Irarongera n'imwana ibyaha byanyu kandi icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagararira abantu bawe azahaguruka. Icyo gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye igihe amahanga yabereyeho
ujya wibaza impamvu uriho? Do you wonder why you are still alive? Nutuza uzabyumva neza. If you calm down, you will feel it well. Wasimbutse impfu nyinshi hari impamvu. There are some reasons of escaping a lot of death. Igufitiye umugambi. The Lord has a purpose to you. Uwo mugambi ni uwuhe? Which is that purpose? No kukumenyesha ukuri guhindura imico yawe. Is to show you the truth that changes your behaviors. Ibaze. Ask yourself, suko indwara zitica ariko ziraza ugasigara. is not that diseases don't kill, however they come and overwhelm you. Suko inzara zitica ariko ziraza ugasigara. Is not that the famine don't kill, but they come and overwhelm you. Suko impanuka zitica ariko ziraza ugasigara. Even the accidents kill, but you're always escaping them. Suko udafite abanzi ariko n'ubu uriho. Is not that you have no enemies, but you're still alive. Igisubizo ni kimwe gusa. But the answer is only one. Ni ukugira ngo umenye ukuri guhindura. Is so that you realize the changing truth. Maze witabe ihamagara ry'Imana. Then follow God's call. Maze iguhindurira amateka. And change your life story. Ukuri kureza ni Yohana 17 umurongo wa 17. The truth is sanctifying. John 17:17. Uberesha ukuri. Sanctify them by the truth. Umutima uhindutse ni igihamya cy'agakiza katashye umutima wawe. The changed heart is the proof of salvation that came into your heart. Abakora uwo murimo barahirwa. They are lucky who are working those. Uwiteka aravuga ati abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Daniel 12 umurongo wa 3. God says, who converted many people to righteousness will shine like star. Daniel 12:3. Niba indege zigira ubushobozi bwo kugurukana abantu mu kirere kandi zarakozwe n'abantu, Imana izabikora bingana iki? Bisome mu Rwanda rw'Abatesaloniki 4:17. If the airplanes have ability to fly people in the air and are man-made, how about God? Reading 1 Chronicles 4:17. Imana ishobora byose ni Jehova El Shaddai. God is almighty. He is Jehovah El Shaddai. Kubasengera mu kuri no mu mwuka barabyumva, kwizera kurarema. Urabisanga mu Baheburayo ibice 11. Kugira kwizera kuzima muri uku kuri, Imana y'ukuri ibumvisha amahoro aryoshye kurusha ubuki. Bisome muri Zaburi igice cya 19 umurongo wa 11. Imana bibumvishe neza. Haleluya. Amena.